neza nshuti za Meja Crypto. Uno munsi tuje kubikuza pause ku bantu bayiparticipe neza. Ikintu nje gushyiraho umucyo ni abantu benshi bansanze inbox muri groupe bambaza ngo ese ko dufite account nyinshi turabigenza gute. So uko bimeze rero, reka turebe muri Phantom, turebe nimba account nabikurijeho igihari. Uko bimeze mbereke uko tubikora. Ukuntu abantu bafite account nyinshi biri buze kubagendekera nuko bari bwabyigengeseremo babikuza kuri account zabo. So uko bimeze rero, turaza hano kuri search nk'ibisanzwe. Hano hasi ndakeka mwahabonye, tukandemo dushyiremo ijambo pause, usacinga ijambo pause nk'uko bisanzwe. Nimba nkwibutsa, nimba utarakora subscribe, ukora subscribe. Hasigaye ikindi utange like, share na comment kugira ngo bagenzi bawe nabo bafite icyo kibazo babisobanukirwe. Nuko irafunguka, tuze dukande kuri TG dashboard. Uri kubireba, njyewe nari nazibikuje zino kuri Bybit. Muri kubibona kuko nibeshye nkabikansoringa bankase 3% kaba kagendeye ubusa, nibeshye ngo ngiye guhindura exchange. So uko bimeze rero ngiye kubereka, murareba the same way turi muri telefone imwe, ngiye kubereka uburyo nkoresha indi account. So ikintu turakora, turavamo aha tujya muri Telegram, making sure ko nimero tugiye gukoresha ariyo. So uko bimeze, iyo nabikuje muri la Phantom, dore ni iyi ngiyi ya mbere, ni iyi ngiyi yo hasi. Mbongeye kubikuza iyi ngiyi, ni iyi ngiyi nayo ndaza kwibereka. So gumana natwe urebe. So ubwo cyo turakora, turahitamo iyo ngiyo. Hasigaye twiyizire tukimara kuva muri Telegram. Tuze hano, ndakeka muri kukabona ka Chrome. Uze muri search wandikemo ijambo pause ryonyine bisanzwe. Hasigaye ukande continue, ukande kuri kariya gafresh nyine ko gusacinga. So urahita uza direct, nimba making sure ko wayihinduye, uraza direct uhita ukanda hano kuri TG pause. Ahangaha TG dashboard niho urakanda direct. Kankande exit, nangire bundi bushyashya. So ukuntu bimeze, turaza tukande pause, twandike pause. Nuko nguko uratangira. And then tuze hahandi kuri TG nk'ibisanzwe, TG dashboard. Gatoya, uze hano kuri TG dashboard. Uri kubireba, nuko nguko wowe biratangira bimeze. So ntago urahitamo direct, urahitamo Phantom, kuko Phantom wari wamaze kwifunguzaho Telegram inuze account imwe. So icyo urafata, urahitamo Telegram kuko twamaze guhindura konti. Direct rero tujyana hehe? Muri ya Telegram yacu. And then tuze dukande verify, start. Uraza uhita ukanda continue to website, sibyo? Hasigaye uze uhitemo iyi kuko ariyo twakoresheje, murabyibuka. Utabonye ibiganiro byabanje, agenda abanza kirebe. Mbona iyo twari twakoresheje. So tugiye gukoresha hano iyi TG dashboard. Direct turareba batuzaniyemo ya account twari dufitemo twahinduye, sibyo? Cyo ugikanda hano kuri next.
urahita ubona izo ugomba guclaiminga. So tugiye gukoresha hariya twakoresheje Bybit, twemerewe Bitgate, ubwo ngubwo niyo dusigaje. So turakanda claim, tukande tuze tuvivure kano kantu hano, tuhakandemo agatoki, and then turajya kuri exchange, centralized exchange. Okay, kuko iriya twakoresheje ino ya mbere, tugiye gukoresha iyi. Okay, ndakeka ibi ngibi ntayo byananira, ibyo gushyiramo UID no gushyiramo address. So uko bimeze rero, turavamo tujye muri budget yacu. Okay, turavamo tujye muri budget yacu, ahantu kandi dere ni ahangaha ku gatwe, and then uze ukopiye tuno tunamba ukozamo urutoki bigahita biba copied, uri kubibona hano, ugahita uza tuyitange. Ku bantu bafite telefoni zisubira inyuma, and then dusubire inyuma hano kuri budget, tukande kuri hano kuri add found, kande hano kuri deposit crypto, kande hano kuri search, wandikemo ijambo pause. Murireba irahita iza yonyine, pause. Kande hano kuri copy address, and then uze kande shiremo ya address, and then dukande continue. Okay, tugiye kureba nimba address baduhaye ko kariyo BFR ya ni ihera. Okay, niyo. Ucunga neza kutibeshye muntu wanjye, and then ukande continue, kande confirm, kande finish. Okay, ubu tuvugana account zanjye ebyiri zose maze kuzibikuza. So uko tugiye kugenda, tugiye kureba ya account yindi, naberetse, nabasezeranyije kubereka nayo, kugira ngo mbereke ko ibintu byose ari bimwe. So turaza hano mu account isigaye, ubwo ni iyi ngiyi ya mbere, iya hano hejuru, ubwo ni iyi, nayo tuyikandeho, uri kureba ubu niyo turimo neza. So tugiye muri Chrome, turaza tusearchingemo ijambo pause, sibyo, and then kande hano kuri TG, uri kubireba, urareba haracyarimo ya yindi, turakanda exit, tuyisohokemo, and then uze ukande hano kuri TG nk'ibisanzwe. Okay, tukande kuri Telegram, directement bareta batubwira verify, tukande start. Okay, kande continue website. Okay, nkuko bisanzwe dore twahisemo iyi, naho na byose nabikoze video yabyo. Wacikanywe rero narebe muri description, arebe muri description, arebemo link, joining a group, kugira azamenya info uko bigiye byifashe. So dere ngaho uko bireba, nkuko mubireba neza, twageze muri account ya kabiri yacu. So turaza dukande next. Uri kureba nazo baraziduhaye directement, ukanze claim, ukaza ugakanda kuri ka kantu k'akavi hano. Okay, uri kubireba barimo baramitisha. So ubu ndindiriye ko hazamo indi exchange nayo mbe nabikuza, ni batayizana nzabikuriza kuri off chain.
ubwo uko bimeze rero turarindiriye tuzabikuze kuri on-chain turebe, cyangwa se bazaba bashyizemo indi account. So guys, bana natwe nimba warakoze subscribe kandi like, and then usharing n'inshuti yawe wabonaga ifite icyo kibazo. Ahasigaye dukomeze tubane mu buzima bwa buri munsi bwa crypto. Mwari muri kumwe nanjye wa muhungu wanyu The 8. So ciao, I love you guys.